turi mu Rwanda. Ibihe byiza nshuti mwese mudukurikirana kuri Comeka TV, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri kiganiro tugiye kugirana. Mbere na mbere mbanje kubashimira mwese mwakanze subscribe kuri uyu murongo mugari, mukatwereka urukundo, mukatwereka ko dukora ibintu byiza kandi ko munabishigikiye. Wowe wasoje gukanda subscribe rwose ndakubwiye ngo congratulation, nawe warakoze cyane kandi Imana iguha umugisha. Ubu ikiganiro tujemo nicyo kugira ngo dushimire buri umwe wese wasoje gukanda kuri buto ya subscribe, agakora share ndetse akaza kanda comment, tukabibona mu buryo butandukanye. Iyo ukanze subscribe aba ari imbaraga uduhaye, iyo uteye comment uvuga ukuntu ibintu wabyumvishe, niba ari ukubishima cyangwa se niba ari ukubinenga, nabyo tukagira umwanzuro twafata bitewe n'ikiganiro twakoze. Iyo uteye comment turavuga tuti dushobora guhindura cyangwa se dushobora kubireka gutya, kuko turabona ibintu wavuze ari neza cyangwa se comment wateye iraganisha nkaho ari positive. Ngomeza kubabwira ko rero uyu murongo mugari wa YouTube ubagezaho amakuru atandukanye ku buryo bwizewe, ndetse ukabagezaho ibintu bitandukanye, harimo inkuru short stories, hakazamo documentaries professional, za zindi zagufasha kumenya byinshi bitandukanye utaruzi. Abenshi barabizi rero ko tubagezeho byinshi cyane bitandukanye. Wowe ukiri mushya nawe kuri channel wadushyigikira ukanda kuri buto ya subscribe, nawe ukaba umwe mu munyamuryango wa Comeka TV. Ubu uyu mwanya nari mfasha wari gushimira buri umwe wese wabisoje, nawe utarabikora iki nicyo gihe cyiza cyo kubikora. Nitwa BYT, Imana ibarinde kandi ndabashimiye cyane.